My people, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi giye kuba nabigisha ukuntu ushobora kubona megabyte z'ubuntu cyangwa se internet y'ubuntu ushobora gukoresha ari hose, haba YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'ahandi henshi. Nibyo ngiye kubona kwigisha muri iyi video, ukuntu ushobora kuba wabona internet y'ubuntu nta kintu na gitoya bigusabye uretse ibyo ndaza kuba nakwigisha muri iyi video. Nureba iyi video kugeza ku musozo uraza kuba wabasha kubona nawe cyangwa se wabyikorera ubone internet y'ubuntu. Nibyo ngiye kubona kwigisha rero bana nanjye kugeza ku musozo nibwo uraba ubasha nawe kuba wabyikorera. Mbere yuko dutangira kandi subscribe niba uri mushya kuri channel yacu, niba wamaze kuyikandura urikinge igitekerezo wenda uze kuba wacyandika nyuma nta kibazo. Natinze rero niba wamaze kuba wabikora twatangiye. Uraza hano muri Play Store yawe, urinjira muri Play Store, ukimara kuyinjiramo rero urayifungura. Ubwo bisaba ko nawe bwawe ufite tukiri hano icyo bisaba biragusaba simuka kuba ufitemo simukadi ya Airtel muri telefone yawe. Niba utayifite ndakeka ko urabanza kuba wayishaka simukadi ya Airtel. Icyo urakora rero ukimara kugera muri Play Store urazamo hano muri search gake, ukimara kuzamo urasachigamo app yitwa My Airtel. Gusa mu musozo w'iyi video ndaza kuba nabashyira link muri description ku muntu udashoboye kuba yaca kuri iyi My app. Iyi My Airtel app nyina ngo wayibonye, uraza kugenda uce cyangwa se ufakande iyo link iri muri description aba ariho nyura. Noneho wamaze kuba wasearchinga My Airtel app, ngira ngo uri kuba ko ngiye bari kunsaba kuyigira open, sanzwe nyifite iri installed. Wowe tuyinstallinga muri telefone yawe. Wamaze kuyishyira muri telefone yawe, nakubwiye ko ugomba kuba ufite simukadi ya Airtel muri telefone yawe nyine usanzwe uyitunze. Niba utayifite urabanza uyishaka. Ngiye rero bari kunsaba kuba nayikanda open kubera ko nsanzwe nyifite. Leta nkanda open, hano niho tugiye kuba twakigira ibintu byose akantu ku kandi. Noneho hano tugeze mu gikorwa bana nanjye kugeza ku musozo, ntuze kujya kure yanjye. Uyikimara kuyifungura gutya hari akandi kantu nsimbutse cyangwa se ntabanje kubabwira ko hasi kakadirishya uhita ubanza ukakemeza. Njye nari nabanje kukemeza. Ukimara kukemeza uhita uyingukira hameze gutya, uhitamo ururimi ngira ngo uri kubibona ururimi ushaka ko bijyamo. Kubera twe turi abanyarwanda ndashaka gukoresha Ikinyarwanda, ndakanda hano Kinyarwanda nemeze gutya, nkande continue hano hasi gutya, ngira ngo uri kubibona. Ahandi uhita uyingukira kuri screen imeze gutya bari kubwira ngo let's get started. Urahita wakanda hano hasi let's get started, utegereze gake wihanganye urategereza gake wihanganye nta kibazo bibanze bibe byafunguka. Noneho igeze hano bahita bagusaba ko washyiramo code rero na ushyiramo code. Twishimiye kukubona hano, injizamo code yoherejwe wakiriye kuri SMS. Urakana kano k'ubururu ntacyo bisimbuke kano bisimbuke gutya. Noneho ikintu tugiye kuza kuba twakora turaza gutya. Impamvu mbabwiye rero ngo dusimbuke aha hari kujya SMS nuko hano bari batubwiye ngo twuzuze code. Impamvu tuwasimbutse, iyo ufitemo iyi simukadi ya Airtel hari igihe batagusaba kuba warinda kuzuzamo code baguhaye muri SMS. Ko ndaza no kuba twajya muri SMS turebe ese batwandikiye gute. Ngira ngo uri kubareba ko hano rero bonus mise mbona nari mfite, ndaza kuba nabikwereka nyuma. Nari mfite megabyte 708.97 ariko misengera giga 1.67. Ngira ngo uri kubibona kuri screen. Ibyo rero iyi bonus ngira ngo niba warize imibare urahita umenya bonus mbashe kuba nahabwa. Iyo tuje muri SMS yanjye bahise bambwira ngo dear customer break gato. Iyo muri SMS yasanga ati dear customer thank you for activating MAA. Iyi MAA ni My Airtel app registration pack valid for 1 day. Iyi bonus twatubonye rero ibiri bumare n'ubundi umunsi umwe, ariko n'ubundi ya My Airtel app ushatse wazajya uyikoresha kuko n'ubundi itanga bonus buri uko uguze amayinite cyangwa se internet cyangwa se megabyte za internet. Noneho iyo tuje hano tukakanda kugira turebe se bonus twabonye ingano te cyangwa se koko bayiduhaye, tugakanda tugiye kureba bonus twahawe ndetse na Airtime ngiye ubwanjye nari mfite turebe.
ugakanda akanyenyeri 131 urwego wemeze kuri simukadi ya Airtel nk'uko bisanzwe. Ngira ngo uri kuba wabibona hano ha MAA ya My Airtel app. Iyi mpine ni kishatse gusobanura. Tubonye bonus ya gigabyte imwe ingana na megabyte 1023 niyo duhise tubona tukimara gufungura cyase kwiyandikisha muri iyi My Airtel app. Noneho izo twaguze dore ngizi zo naguze za 200, ngira ngo uri kuzibona hano hasi ni hasigaye nsigaranye megabyte 654, ariko ngira ngo bonus wayibonye nahawe k'ibintu nakubwiraga atari scam. Noneho nkigaruka ngira ngo wamaze no kubibona muri iyi My Airtel app yacu ko ari ngizi hano hejuru zamaze no guhita ziza hano. Iyi niyo bonus mbashe kuba nabona ingana na 1 GB ndetse n'ibice 32 cyangwa na mega 37. None iyi app My Airtel app nitumara kuba tubana wamaze gukora subscribe ugafunga inzogera, tuzagenda tuyiganaho byinshi kugenda itanga amabonus atandukanye. Ariko yigano kandi ugiye guhita ugerageza ibi byose ugiye muri iyi video nawe tugetinga 1 GB ndetse no kurengaho y'ubuntu ariyo bonus uhabwa ukimara gufungura cyangwa ukimara kwiyandikisha muri iyi app. Kuba ukishaka kuba dore na hejuru n'amazina yanjye itazaho hagati hazaho na nimero yanjye bashe kuba nakiyandikishaho. Noneho dusubiye inyuma gake ngira ngo uri kubona hano twasimbutse code nyine hano barimo tubwira ati shyiramo hano code yo kwiyandikisha. Hano twakanze hano handitse bisimbuke nyine kubera ko dusanzwe dufitemo simukadi yacu ya Airtel, ntabwo aba ari ngombwa kuba baguha code iyo ufitemo simukadi ya Airtel. Noneho kanwegeze imbere gato mu kanya turebe se ya bonus koko twayibonye megabyte twari dufite mbere ndizangana gute. Ngira ngo uri kuba wabibona rero hano hejuru mbere yuko twiyandikisha, tukimara kwiyandikisha twari dufite nyine 796 n'ibice 98 izo megabyte twari dufite. Ariko tumaze kuba twakiyandikisha, tumaze gusoza kwiyandikisha twafunguye bira byose step by step, niba wakurikiye wabibonye, twaje gusanga dusigaranye duhise tubona gigabyte bonus ya gigabyte n'ibice 23 y'ubuntu. Ngira ngo twamaze no kuba twabibona duciye kuri bwa buryo bwacu bwo ko ayo dusigaranye kuri Airtel. Ngira ngo twabashe kuba twabyibonera katwongera inore miberike. Ibi bintu ntago ari scam, nawe ugiye guhita ubigerageza muri telefone yawe kano kanya ubyirebere wihera amaso. Ngira ngo uri kubona bonus twayibonye 1 GB ingana na megabyte 1023. Akantu ugiye kugerageza muri telefone yawe urebe niba koko bino bintu bikora atari scam. Ariko for sure ntago ari scam, ntago mba naje kubayobya, mba naje kubigisha ibintu byabagira akamaro. Ariko ubonye iyi video hari kigufashije wakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ntihagire video nimwe izajya igucika. Ibyo nari nabasezeranyije muri video ngira ngo murabibonye, niba wamaze kuba wakanda subscribe watwiyunzo wadushyigikiye ugafungura inzogera ukalikinga video kandi wibuke kwisharinga undi muntu inshuti yawe nawe ukeneye ko yamenya kano kana. Thanks rero, tuzabane mu zindi video nawe ubutaha ntimugacikwe. Twitwa Mr Jado Tutorials, YouTube, TikTok hose turiyo, mwadusura imbuga zacu mukadushyigikira. Thanks, murakoze nawe ubutaha.